je sais. Every day I need to put you for je sais. Because umunsi wo kwa kane Nzeri umwaka w'2025 nibwo humvikanye inkuru mbi, inkuru y'icamugongo w'umuhanzikazi umuramyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Musabyimana Gloriosa yitabye Imana aguye mu ivugabutumwa mu gihugu cya Uganda. Ubwo uyu muhanzi yari mu bikorwa byo kwamamaza ijambo ry'Imana ndetse n'ivugabutumwa rye mu gihugu cya Uganda, nibwo yituye hasi, yikubita hasi maze ahita ajyanwa kwa muganga by'igitaraganya ngo barebe ko yafashwa akirimwa akuka. Gusa ntago byagenze neza kubera ko yese yitaba Imana akigera kwa muganga. Nyuma yo kwitaba Imana hagiye havuga inkuru nyinshi zitandukanye zitaba cyateye urupfu rw'uyu muhanzi. Gusa zimwe mu zamenyekanye harimo nk'uko uyu muhanzi yari afite uburwayi bw'umutima, ukaba uburwayi yaramaranye igihe kinini cyane. Uretse ubu burwayi bw'umutima, bivuga ko yarasanganywe n'ubundi burwayi bwo kugwa uzwi nk'igicuri mu Kinyarwanda. Izi ndwara zose ziri mu zikeka ko zaba ari zatumye umuhanzi yitaba Imana. Gogo cyangwa se Musabyimana Gloriosa umwe mu bahanzi bari bakunzwe cyane bitewe n'indirimbo uyu muhanzi yajya akora. Ibikorwa bye yakoraga umunsi ku munsi byo kwamamaza ijambo ry'Imana biri mu byatumaga benshi bamukunda. Indirimbo ze yaririmbaga abazumva bakabohoka imitima bakarushaho kwegera Imana, biri mu byatumye benshi bamukunda ndetse biyemeza no kumushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Inkuru y'akababaro rero ikimara kuza benshi barize. Gusa nanone icyo nakwibutsa nuko Imana iraturema ariko ikaduhisha umunsi wayo izadutwariraho. Ibyo rero ntago twabikomantaho, ahubwo tugoye guhora twiteguye umunsi wose Imana ishobora kuba yadutwara. Musabyimana Gloriosa yarakunzwe cyane bitewe n'indirimbo uyu muhanzi yajya akora, harimo yitwa Everyday I Need the Blood of Jesus. Indirimbo yamugejeje kure bitewe nuko umunsi umwe icyamamare gikomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo aricyo The Kiffness, uyu muhanzi yafashe umwanya yumva indirimbo ya Gogo Everyday I Need the Blood of Jesus. Indirimbo nyuma yo kuyumva yarayikunze maze yiyemeza gucuranga iyi ndirimbo mu buryo bugezweho ndetse akanayiririmba mu buryo bugezweho. Nyuma yo kubikora indirimbo yayikwirakwije ku rubuga rwa TikTok, YouTube ndetse n'izindi mbuga z'uyu muhanzi zitandukanye. Abantu barayikunda barushaho no gutangira kwegera ibikorwa by'uyu muhanzikazi Gogo w'umunyarwanda. Gogo umwe mu bitabye Imana ku myaka mikeya cyane kubera ko yari afite imyaka 36. Yavutse mu mwaka w'1989. Avukira mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe, umudugudu wa Kingara. Kuri uyu mudugudu wa Kingara Gogo avuka ari umwana w'ikinege mu muryango we. Gogo ntago yigeze agira amahirwe yo kubana n'ababyeyi be igihe kinini kubera ko mama we yapfuye mu mwaka w'1994. Papa we aza kwitaba Imana nyuma yaho mama we nyine yari amaze nawe kwitaba Imana. Bivuze ngo Gogo ntago yigeze abana n'ababyeyi be igihe kinini, byatumye yisanga mu buzima bwo kuba hari imfubyi, akajya aba mu inshuti z'umuryango, agenda arara habonye rimwe na rimwe bikanagorana. Gogo yiyemeza gutangira kuba umuhanzi, nta makuru na make yari abifiteho, nta nubwo yari azi uko bikorwa. Byatumye yiyemeza kugurisha isambu y'iwabo kugira ngo abone uko yatangira ibikorwa bye by'ubuhanzi. Nyuma yo kugurisha isambu bamuhaye 700,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Yitabaje umuntu wari ubizi wari usanzwe uzi iby'imiziki kubera ko nta makuru yari abifiteho. Nyuma yo kumwitabaza uyu nawe ntago yamubaniye kubera ko yamukoreye indirimbo 2 gusa, nazo ntizarangira. Ajya muri studio amukorera audio gusa, nta video ndetse n'ibindi bigize indirimbo. Byatumye Gogo abaho nanone akomeza kubaho mu buzima bubi, ariko akaba hari umwana ukunda umuziki cyane. Umunsi umwe Gogo yaje kubona manager cyangwa se abo tuzi nk'abafatanyabikorwa mu minsi ya none. Uyu yagendaga mujyana mu biganiro bitandukanye, haba kuri YouTube ndetse no mu bindi biganiro bitandukanye mu bitangazamakuru bitandukanye. Gusa umunsi umwe ubwo bari mu kiganiro, bari gukora ikiganiro kuri YouTube, babonye umufatanyabikorwa maze yiyemeza gutera Gogo inkunga y'ibihumbi 70. Byatumye Gogo yiyemeza nanone gukora imwe muri za ndirimbo 2 zari zasigaye kubera ko ubwo yagurishaga isambu yakoze indirimbo 2 muri studio. Izi ndirimbo 2 imwe yari yarayibuze
yarasigaranyemo. Iyo yari yarasigaranye niyo yiyemeje gukora akayitunganya neza muri iyo nkunga y'ibihumbi 70 bari bamuhaye. Iyi ndirimbo yarayikoze irasohoka. Byatumye rero benshi batangira no kumumenya, batangira kumva ibikorwa byiwe, benshi batangira kumukunda, nuko izina rya Gogo ritangira kumenyekana. Gogo yari afite inzozi zitandukanye. Muri zo twavuga nk'uko yageze kuvuga ko yifuza umugabo mwiza, umugabo umuhereza amahoro. Gusa nanone izi nzozi n'ibi byifuzo yari afite ntabwo yabigezeho kubera ko arinze yitaba Imana atarabona uwo mugabo mwiza yashakaga. Umunsi umwe Gogo yageze kuvuga ko noneho muri iyi minsi, mu minsi ishize nibwo yageze kuvuga ko ibintu byiza bigiye gufunguka mu buzima bwiwe, agiye kubona ibitangaza, agiye guhura n'abantu benshi atazi bakamumenya kandi nawe akamumenya, akavuga ko abo bantu azaba ari abantu beza azabakunda. Yarangiza akagira ati ibyo ni ibitangaza Imana izaba inkoreye kandi ibyo byose ndayibishimira. Gusa nanone Imana ishimwe kubera ko ibintu byose bibaye mu buzima bwacu tuba tugomba gushimira Imana. Abasigaye bo mu muryango we ndetse n'abandi mwese mwamukundaga mukomeze kwihangana kandi nande mukomeze kumwifuriza kuruhukira mu mahoro. Imana ikomeze kumwakira mu bayo, ikomeze kumuha iruhukiro ridashira n'uburuhukiro budashira. Mukomeze kwihangana bakunzi ba Gogo.